Turabashimiye inshuti bakunzi ba Source of Joy Studio. Iyi ni studio mumenyereye maze kumenya, abatari bazi iryo zina nabo bamaze kurimenyera, ariko kandi hari n'abazi izina Léopold. Byombi biruzanya ni isoko y'ibyishimo, ari mpamvu twayise Source of Joy Studio. Nge rero bahikaze, ndi Emmanuel Ntakirutimana. Ntago ndi jyenyine, hari na Léopold, hari abatumirwa twabazaniye mu kanya turaza kuba babwira, ariko nkuko tumaze kubimenyera ntago ibyacu tubitangiye tudasenze, kuko dushyira Imana imbere na mbere Imana. Nagira ngo nsabe umwe mu batumirwa nubwo tutaraba umwanya ngo bivuge, uriya mubyeyi hariya bamushyikirize mikrofone, ubundi asenga Imana atyo, ahikaze Imana mu iki kiganiro kugira ngo tuyobore dushyikire muri byose. Wasenga Imana. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, turagushimye turaguhimbaje ko waturemeye umugoroba w'umugisha muri kano kanya. Imitima yacu iranezerewe. Uyu ni umwanya mwiza washiriyeho kugira ngo twongere twibukiranye ijambo ryawe washize mu mitima yacu, kugira ngo abantu bari hirya no hino ku isi twongere turamye tuhimbaze, bongere bumve imitima ihembutse. Turagutumiye muri kino kiganiro kugira ngo uzubane natwe, imbaraga zawe zibe hano hantu, mwuka wera be hano hantu, mu izina ryawe ryera Yesu. Ureke ibituvamo bigira imbaraga nyinshi cyane ku mbaga nyarwanda ndetse n'abatuye hirya y'iki gihugu, bibashe guhindura imitima yacu gukiranuka. Icyubahiro ni cyawe rero, ganza kandi utegeke, ubwiza bwa Imana tubone hano hantu, uduhe ibihe byiza mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane kutuyobora umwanya wo gusenga. Ndashaka kwanza kubatera amatsiko, nyuma nkaza kubabwira korari turi kumwe. Twatangiye urugendo rwo kugenda tugara ku bihangano twakoze byakora hano muri studio kwa Léopold, twongera tubyuza, twumva ubwiza bwabyo kandi turushaho kongera kuvuga ubutumwa muri byo bihangano. Nagira ngo mubanze mukore ku ndirimbo ho gatoya, basi nk'amasegonda 30, niba ngo mbese byiza, ubundi nyuma ndaza kubwira abantu iyo korari iyo ariyo. Mwanya mutoye. Mbese byiza Uwiteka yangiriye, byose nabimwitura iki, kw'imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi, yangize ishyanga rye, iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye yose no mu byago. Tube turekeye aho. Oh, hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane ibyiza Imana yankoreye. Mwayumvise ni korari Nation yo muri ADEPR itorero rya Gatenga, sibyo? Nizere ko izina ruko ryagumye. Mwabyumvise niyo turi kumwe nayo. Hari indirimbo nyinshi yagiye ibakorera, zabanyuze, zabakomeje umutima, zabagaruye mu byiringiro batangiye kubivamo, zahinduye benshi. Uyu munsi rero twazigarutsemo kugira ngo twongere twumve ubwiza bwazo, twongere tuvuge ubutumwa bwiza. Ntago ari iyo gusa, hari n'izindi, ariko mbere na mbere nagira ngo mbahe ikaze abanze bivuge, bivuga amazina yabo babamenye, kumwe na dirigeant, hari n'abandi baririmbyi. Dirigeant, mpere kuri mwebwe mwivuga amazina yanyu n'icyo mukora murimo bibaye ngombwa ntacyo bitwaye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kayiranga Jean Pierre, nkaba ari ngewe dirigeant wa korari Nation. Murakoze. Imana igumugisha. Murakoze. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umuririmbyi muri Nation, nkaba muri komite nshinzwe amasengesho cyangwa uburyo bwo gusenga muri korari. Amen. Uri umunyamasengesho. Nibyo bra, sinzi impamvu mukatanyoboye kuri we ngo dusengera dusoza. Okay, murakoze. Nitwa Mami SP, ndi umuririmbyi wa Nation Choir. Murakoze. Nitwa Enoch turi hafi. Kaburi umusore. Yego. Yego. Murakoze. Nitwa Liliane, ndi umumama w'abana babiri. Umama
ufite abana babiri. Ni byiza cyane, turi kumwe na Léopold, twabibabwiye maze kumura namuzi, abatari bamuzi niwe nyiri studio, ari nawe mucuranzi dufite, ari nawe wakoze izi ndirimbo. Hari indirimbo twari dukomojeho ivuga ngo mbese byiza Uwiteka yankoreye. Mbere yuko muyiririmba mu buryo burambuye dirigeant, iyi ndirimbo yaje ite ko wumva ivuga imirimo y'Imana, ivuga ibitangaza, muyihimba mwari mu bihe cyangwa se iryo yerekwa ryaje rite? Banza utubwireho gato ubundi tuze kwiririmba. Murakoze. Iyi ndirimbo ni indirimbo isa nkaho imaze igihe muri korali Holy Nation. Twagiye duca mu bintu byinshi. Igihe kimwe rero turimo turategura indirimbo twumva iraje, Umwuka arayiduha, turirimba mu buryo nyine bwo gushimira Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yadukoreye. Numva ari Imana yayiduhaye. Umunsi tuyisohora bwa mbere cyangwa tuyiririmba, twabonye ko yakije imitima y'abantu benshi, ndetse natwe twumva hari icyo yongeye kutwibutsa mu ruhande rwacu. Yego. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndahamya ko nawe udukurikiye hari byiza Uwiteka yagukoreye. Noneho nimuyinjiremo nyirizina muyiririmbe, ntago rongera kubasaba amasegonda 30. Nimuyiririmbe noneho abantu bongere bumve ibyo byiza mu buryo bwa live. Uwiteka yangiriye byose ntabimwituriki, kw'imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi, yangize ishyanga rye, iki ni cyo kimara umubabaro, umakuba yanjye yose no mu byago, nicyo gitumye nzamuye ibiganza byanjye gushima, iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye. Amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya. Rumba ya Sebeniyani. Yesu shimwe. Nanjye ugasubiramo nabishaka ariko. Ko wakijije ubugingo bwanjye, urupfu rw'iteka ryose, amaso yanjye ukayarinda amarira, ibirenge byanjye ukabirinda kugwa mu nzira mukiza wanjye, kuko wantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya nkwambaza, nicyo gitumye nzamuye ibiganza byanjye gushima, iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye. Amen, haleluya, amen, haleluya.
no guca imanza zitabera. Ibyo nibyo bikuranga mwami, urashoboye kandi urihagije, imbabazi tugirira. Haleluya. gukiranuka no guca imanza zitabera mwami wanjye, imfatiro z'intebe yawe ibihe byose, uri icyubahiro cy'imbaraga zacu, imbabazi zawe nizo zizashira hejuru y'ihembe ryacu, kuko uri ingabo idukingira. Nicyo gitumye nzamuye ibiganza byanjye ngushima, iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwanjye. Amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Oh, amen, tugende. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Uwiteka nashimwe cyane. Haleluya. Imana umugisha, nanjye nafashijwe, ndahamya ko nawe udukurikiye uwafashijwe. Uwiteka imbabazi ze, numvise muri ndirimbo ngo imbabazi zawe nizo zidashira. Imbabazi abantu ushobora gushira, mushobora kuba bareje akabivamo, agatekerezo baba barebwa ikintu wamukoreye akabivamo uko ari umuntu, ariko Uwiteka ntago yisubira yakubabariye. Haleluya. Uwiteka yakubabariye ntiyisubira, keretse wowe uvuye mu mbabazi ze ugata ibyiringiro, ugata ibyizerwa, ariko Uwiteka yakubabariye ahora imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Reka mbabazeho gatoya, iyi ndirimbo nayo yakorewe muri studio kwa Léopold, niho yakorewe. Kuki mwatekereje kuzana izi ndirimbo? Hari n'izindi turi buririmbe, banze nkibabaza ubundi nyuma twinjire mu kuramya no kuririmba. Kuki mwahisemo Léopold mu studio menshi atandukanye? Ya, urakoze. Léopold ni umuntu twizera rwose mu gukora indirimbo neza. Umunsi twicara dutekereza kuba twasohora indirimbo bwa mbere nka korari, nta wundi muntu wahise uza mu bitekerezo byacu. Léopold niwe wahise uza, kuko cyane ni umuntu iyo akwakira akwakira neza, kandi niyo agukoreye indirimbo ayikora neza akanayikurikirana akayiguha. Mbongera iyo namwitegereje mbona n'indirimbo arazikurikirana akazisengera, mbona afite umuhamagaro mu buryo bwo gukora indirimbo, kwakira abaririmbyi, kubakorera indirimbo. Mu gihe tumaranye, urumva iyi ndirimbo bwa mbere tuyizana twayizanye muri 2012, nibwo twayizanye kuyikoresha muri studio kwa Léopold. So rero umunsi tuyizana n'umunsi yasohotse hanze, yabaye indirimbo ifite ubuzima ku bantu, ariko tubikesha Léopold. Léopold ari mu bantu bakora indirimbo neza, navuga muri kino gihugu, nubwo ntarajya no hanze, ashobora kuba no hanze rwose. Léopold ari mu bantu bakora neza, kandi Imana imuha umugisha. Imana ikomeze imushyigikire. Yego. None umusaruro mu by'agakiza mu ndirimbo mwakoresheje hano
ni uwuhe kuko ntekereza ko mudashyize imbere ku bibyaza amafaranga ahubwo mwebwe muranayatanga yego kuko buriya abaririmbyi ni abantu batakaza amafaranga gusa kuyatakaza apfuye ubusa bo basohora amafaranga atari uko bagambiriye kongera ngo bagarukire mu buryo bwo gukora business umurimo w'Imana. Muravunika pe muravunika. None mu buryo mwari mugamije kuvuga ubutumwa bwiza umusaruro indirimbo zakorewe hano watanze kugeza ubu n'uwuhe? Hari abakijwe ku bwazo, hari amakuru y'abakomeye baravuga ati tukomejwe n'ibihangano byanyu, bimeze bite? Murakoze. Icyambere umusaruro w'indirimbo zakorewe hano, icyambere zarushijeho twebwe ubwacu tuziririmba, zarushijeho kuduhindura, zidushyira ku rufatiro rwiza kuko zirimo ijambo ry'Imana, zirimo ubuzima bw'Imana. Ikindi zatumye twaguka mu buryo bwo gukorera Imana, tujya hirya no hino kubera abantu bagiye bumva zino ndirimbo zari zifite ubuzima, bituma twaguka, bituma tugira amasorti menshi hirya no hino mu gihugu ku bw'izi ndirimbo. Ntekereza rero ko zagize umusaruro ko n'abantu benshi barakirijwe, twagiye twakira abantu benshi bakatubwira ati indirimbo murayiririmbye numva nibutse ibihe by'ibintu Imana yankoreye, numva umutima wanjye wongeye gushima Imana. So rero zagiye zigira ibihe byiza ku bantu ndetse natwe, nicyo cy'ingenzi cyabaye kuri zino ndirimbo twasohoye. Yego, Imana ishimwe cyane. Reka twinjire mu zindi ndirimbo. Mufite n'izindi ndirimbo nyinshi mwakoreye hano, ariko hari indirimbo ikunda kugaruka cyane mu bihe byo gusenga yitwa ngo ibihe nsenga Uwiteka. Yego. Ni indirimbo mwasubiyemo ngira ngo isanzwe ari yo mu gitabo, ariko uko mwayisubiyemo abantu barushaho kuyikunda, ndetse akenshi usanga hari gucurangwa yindi mwasubiyemo. Iyo ndirimbo n'ubundi mwayiririmba tukumva yakorewe hano nayo? Nayo yakorewemo hano. Nibyo mwayiririmba. Yego. Imana ishimwe ko yadushyiriye ibihe byiza byo gusenga, aribwo buryo bwiza bwo guhura nayo. Uwiteka
Imana ibahe umugisha. Niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka, icyo gihe nibwo nzaba nsezeye ku bihe byiza byo gusenga. Hari umuhanga wavuze ngo gusenga ni nko guhumeka. Umuntu udasenga aba ameze nk'udahumeka. Udahumeka ni umupfu. Mu yandi magambo, umuntu udasenga aba yahindutse umupfu. Niba udasenga umeze nk'uwapfuye mu rundi ruhande. Yenda uriho mu buryo bw'umubiri, umeze neza, ufite imibereho igaragara, ariko mu buryo bw'umwuka usuzumye wasanga hari aho ameze nk'aho wapfuye. Ubwo niba udasenga, garuka mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe cyane. Reka mbaze umwe muri bano baririmbyi, ne gukomeza kubaza dirigeant gusa. Nkubaza ari bivuze ko yitwa Joseline. Reka mbaze Joseline, mu ndirimbo zo mu gitabo abakristo bakoresha ni nyinshi cyane. Wabuze impamvu korali Holy Nation mwahisemo indirimbo ibanga ibihe byiza byo gusenga, mukariyo muhitamo, ntimuhitemo Mwami Yesu ankunda ndamahoro cyane izindi zitandukanye? uze kumbaza ikibazo. Gusenga ni ubuzima bw'umukristo, kandi dufite urugero rwiza twigiraho ari rwe Kristo. Ivugabutumwa nabyo ni umurimo, kuririmba nabyo ni umurimo, ariko gusenga ni ibintu by'umuntu utitaye ku cyiciro. Umuntu wese wizeye Kristo Mwami n'umukiza akwiye kugerekaho gusenga. Rero impamvu ikomeye twibanze kuri indirimbo, nubwo harimo n'izindi kandi zidufasha, nuko ari bwo buzima bw'umukristo. Gusenga n'imbaraga zo wizera wese. Okay. Urakoze cyane. Ubwo numvise impamvu n'abandi bajyaga babyibazaho, mwumvise impamvu ariyo bahisemo, nuko gusenga ari ubuzima. Rugeze aririmba ngo gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Nkizo mujya muzirimba se muri Kigali cyangwa zirimbirwa hari iwacu mu cyaro? Iyo mwimutse mwimukana izindi, ariko amakorasi nayo ndabizi yafashije abantu benshi kandi baracyabafasha. Reka turirimbe n'indirimbo imwe dusubike. Indirimbo zose hari nyinshi, tuzongera dukore n'izindi, ariko kuri ubu ngubu none turirimba n'indirimbo imwe. Tujye kuri ibihe dirigeant? Tugiye kuririmba indirimbo yitwa Uri ingabo, nayo iri mu ndirimbo Léopold yadukoreye. Ngira ngo n'abantu benshi barayizi. Twaza kwirimba noneho barahita bayibuka kurushaho. Uri ingabo iri kwihe note? Uri ingabo iri kuri note ya fa dièse. Fa dièse. Uri ingabo yacu, uri ingabo yacu, uri ingabo idukingira imyambi y'umubi, nubwo turaswa amanywa nijoro. Uri ingabo yacu Yesu, uri ingabo idukingira imyambi y'umubi, nubwo turaswa amanywa nijoro. Uri ingabo yacu, uri ingabo, uri ingabo yacu, uri ingabo, uri ingabo yacu, uri ingabo idukingira imyambi y'umubi, nubwo turaswa amanywa nijoro. Uri ingabo yacu Yesu, uri ingabo idukingira imyambi y'umubi, nubwo turaswa amanywa nijoro. Uri ingabo yacu Twanyuze mu bikomeye, ibyo twabonaga biteye ubwoba. Warahabaye Mana, uraturwanirira. Twanyuze mu bikomeye, ibyo twabonaga biteye ubwoba. Warahabaye Mana, uraturwanirira. Hari aho twageze, tubura amazi yo kunywa. Imbere n'inyuma hari ubutayu gusa. Indirimbo zacu zaramarira, indirimbo zacu zaramarira gusa.
inanga zacu twazimanitse, inanga zacu zose twari twarazimanitse, nta byiringiro namba twari dufite, nta byiringiro namba twari dufite. warahabaye uraturwanira, warahabaye Mana uraturwanirira, warahabaye 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 Mana uraturwanirira, warwanye intambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi, warahabaye Mana uraturwanirira, wagaragaje gukomera kwawe uhimbazwe, warahabaye Mana uraturwanirira, wanyuze mu mashyamba menshi uraturwanirira, warahabaye Mana uraturwanirira, warahabaye 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 Mana uraturwanirira. Hallelujah. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Watuambia amahema utubera ubwisho, udushingira ikirenge aho kuyitawe, kugira ngo tudasitara muri uru rugendo, utubambira amahema Mana we, udushingira ikirenge aho kuyitawe, kugira ngo tudasitara muri uru rugendo. Niwemeye 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 ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, niwemeye Mana we, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, waraturwaniriye tugeze mu makuba uraturwanirira, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, abenshi barapfuye twebwe uraturinda, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, niwemeye Mana we, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, niwemeye kudusiga twenyine, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, watubereye umuyoboro mwiza Mana we, uraturinda we, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, waratwambitse uratugaburira uturinda indwara Mana we, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, wagaragaje gukomera kwawe Mana we, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri, abenshi baratsinzwe ariko uteza intambwe, niwemeye ko tugenda nk'intama zidafite umwungeri. haleluya, warahabaye haleluya, Mana uraturwanirira, warahabaye Mana uraturwanirira, warahabaye Mana we uraturwanirira, warahabaye Mana uraturwanirira, cya gihe tujya kwa muganga tukavayo turi bazima, warahabaye Mana uraturwanirira, cya gihe muragisida bamwe bapfa tugasigara Mana we, warahabaye Mana uraturwanirira, imfubyi warahabaye Mana uzibera ababyeyi urazirwanirira, warahabaye Mana uraturwanirira, abapfakazi ntibabaye bonyine wababereye umutware Mana we, warahabaye Mana uraturwanirira, tubuze uko tubigenza minerivare yabaye ikibazo Mana we, warahabaye Mana uraturwanirira, tugiye gukora ubukwe tubona nta miryango iri bugufi bwacu we, warahabaye Mana uraturwanirira, cya gihe warahabaye uraturwanirira, warahabaye Mana uraturwanirira. Oh, hallelujah, hallelujah.
haleluya Imana ishimwe cyane yarahabaye amen Imana ishimwe cyane nawe ndabizi ko Imana yabaye mu ruhande rwawe wowe udukurikiye nzi neza ko Imana yakurwaniriye ntukemere ko ijwi rya Satani rikwereka ko nta kimana yakoze bitewe n'ikibazo ufite none oya ushobora kuba ufite ikibazo ariko n'ibyo Imana yakoze ita ku byo Imana yagukoreye kuko yarakurwaniriye turi kugana ku musozo Léopold ubundi iyi korari yo weho wayibonye ute mu kuyikorera twavuze kuri studio ariko wowe ukoreye iyi korari byarakoroheye iri mu zakugoye ifite umwuka w'Imana muri yo kuko mu buri muntu yakorana n'abantu bafite umwuka w'Imana biba hydraulique nta bintu by'amakaraza bizamo bimeze bite mu by'ukuri uko wenda dirija bivuze korari Nation ni korari twagiranye ibihe byiza cyane nubwo twari turi muri bya bihe byo gutangira ndabyibuka ko twahuye ngeze ikibagabaga abibuka wenda amateka twababwiye mu minsi yashize banasubira inyuma yarebe basubira inyuma bayarebe muri link ziri hasi baje mu minsi ya mbere tukigera ikibagabaga ngikorera muri New Melody ariko vraiment twagiranye ibihe byiza uretse ko n'ubundi wenda bamwe muri bo twari dusanzwe tuziranye ariko na korari yose muri rusange twagiranye ibihe byiza noneho bibana akarusho n'izi ndirimbo zigiye hari ukuntu ukora indirimbo ariko ukumva mu by'ukuri rubakitse ngira ngo hari mwene data umwe wadusekeje ariko ni nako kuri atubwira ko iyo azanye indirimbo akumva ifashije producer ahita avuga ati ubwo n'abandi zabafasha rero icyo ngicyo nicyo cyabayeho cyane nk'indirimbo iyo twabanjirijeho mbese byiza Uwiteka ngiriye iri mu ndirimbo zadufashije cyane rero navuga ko Nation tubanye neza kuva icyo gihe na n'ubu ndi hano turacyakorana neza yego Imana ibahe umugisha Nation numva ko mwakoze umurimo w'Imana kandi mukomeje no gukora umurimo w'Imana hari indirimbo nyinshi mufite tuzazigarukaho n'ubutaha kugira ngo dusubikire aha ngaha tugiye gusaba mu kanya wa muyobozi w'amasengesho asenga Imana ariko se mbere yo gusenga dirigeant nta butumwa mwatanga ubutumwa dufitiye abantu mbere na mbere ni ukubabwira ko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi amen hanyuma ikindi ni ukugira ngo mujye mukurikirana ibikorwa byose bikorerwa muri studio ya Léopold hanyuma munakore subscribe mukurikirane rwose kuko hano ndabizi haciye amakorari menshi hazaca n'ayandi kuko Léopold ni umuntu iyo yakira amakorari nk'uko nabibabwiye ayakirana umutima we wose rero n'amakorari adukurikiye atarabasha kujya muri studio n'ahandi twabarangira ni muri Source of Joy studio Imana ibahe umugisha murakoze kandi ndabizi ko bizagenda neza hanyuma umuntu ashaka kureba indirimbo za Nation mwege mugira umuyoboro musinyuzamo hari umuntu yazirebera yego tugira channel ya YouTube kuri Nation Rwanda iyo ugiyeho uhita ubona indirimbo zose za Nation kubana bakore subscribe natwe tukadukora subscribe then ukana likinga ukana sharinga ibyo uzabonaho yego Imana ibahe umugisha murakoze cyane yego Imana ibahe umugisha rero kuba mwabanye natwe nge ndi Emmanuel nta cyuti Imana iyi ni Source of Joy studio iyi kandi ni korari Nation twari turi kumwe turasoje ariko ntabwo tuhagaritse ibiganiro byacu muzagera mubona n'ibindi bizaza bitaha ibyabacitse byatambutse mwara muri link ziri munsi mukareba indi biganiro twakoze bye bye ariko mbere ko tugenda wadusengera Imana nkuko twari tumaze kubivuga Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko twaremewe imirimo myiza yose muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo uyu nawo wari umurimo wawe turasenze kugira ngo ibyo dutanze bigire ubuzima bigira imbaraga mu bazabireba n'abazabyumva kandi bizakize kuko ubutumwa bwiza bugira ibibuherekeza ibimenyetso n'ibitangaza bigendana n'abizera bizaherekeza ayo mashusho n'aya majwi urakoze iyi studio yiha umugisha bene data baha umugisha igihugu cyacu giha umugisha abari hafi n'abari kure baha umugisha kandi igihe dutegereje kumva impanda turasabye kugira ngo utegure ubugingo bwacu kugira ngo tuzabane nawe urakoze kuko uduhaye umugisha sitwe twenyine n'abacu n'igihugu mu izina rya Yesu amen